Yes, ibihe byiza rero kuri mwe mwese tubana umunsi ku munsi hano kuri Menya n'Ibinfo. Reka nguhereze ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Ndagiye nkubwire ngo rero muri aka kanya inyubako izwi ku izina ryo mu Nkundamahoro hariya Nyabugogo yamajije kuba yashyirwaho imiryango. Nguhereje ikaze muri ano makuru agezweho muri aka kanya. Nimba utarakanda subscribe yikande kuko uzajya ugenda ubona amakuru agiye atandukanye anyura kuri uno muyoboro buri kanya. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali rero bwatangaje ko inyubako yitwa Inkundamahoro yafunzwe by'agateganyo kubera kudakurikiza amabwiriza ajyanye n'isuku ndetse n'umutekano hamwe no kubungabunga ibidukikije. Umujyi wa Kigali rero wasobanuye ko hagati ya Gicurasi ndetse na Kanama 2026 wahaye gasopo ubuyobozi bw'Inkundamahoro ubuhereza amabwiriza y'inyandiko zigiye zitandukanye zisaba gukosora ibibazo birimo iby'isuku, umutekano ndetse no kurengera ibidukikije. Ariko ibi ngibi ibi rero biri mu byatumye iyi nyubako ifungwa, ibintu byateye imitima mibi abacuruzi bakoreraga muri iyi nyubako. Hari kandi n'abayihahiragamo bari kwibaza ukuntu bazajya babona amaramuko. Ni byinshi, ni ibibazo byinshi abakoreraga muri iyi nyubako bari kugenda bibaza bavuga bati ese tuzabaho dute, tuzarya dute? Ibi rero bimwe mu byasabwaga kugira ngo iyi nyubako ibe yafungurwa harimo nko kureka kohereza amazi mu gishanga yanduye arimo imyanda iva mu bwiherero. Ibintu byongeye gukorwa, byakomeje kugenda bikorwa ndetse biza no kongera gukorwa ku itariki 7 Kanama 2026. Mu itangazo umujyi wa Kigali watanze ryageraga riti iyi nyubako izafungurwa ari uko ubugenzuzi bw'inzego zifitiye ububasha bwemeje ko ibisabwa byose byakosowe, harimo nko kureka gukomeza kohereza ayo mazi yanduye mu gishanga. Reka nkubwire ngo kandi ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwasabye ubuyobozi bw'Inkundamahoro kwihutira gukemura ibibazo byagaragajwe kugira ngo inyubako yongere gufungurwa ndetse mu mutekano kandi vuba. Bityo rero imirimo itunze benshi n'ibikorwa by'ubucuruzi biyikorerwamo byamajije kuba byafungwa. Igihe rero bizaba byakemutse nibwo imirimo izongera gusubira mu buryo. Ikibazo mbaza, ese abantu iyo mirimo nibasha gutwara nk'ukwezi, abantu bacururizaga muri izo nyubako bazabaho bate? Ese ibintu bacuruzaga ntabwo bizaba byarangiritse? Iki ni ikibazo ndimo kwibaza kandi nawe ushobora kuba uri kukibaza. Umujyi wa Kigali rero wibukije abafite inyubako, abazicunga, abacuruzi n'abaturage muri rusange ko bibujijwe kohereza amazi yanduye atatunganyijwe cyangwa se imyanda iva mu bwiherero bakayohereza mu bishanga, mu miyoboro y'amazi, muri za ruhurura cyangwa se ahandi aho ariho hose hatabugenewe. Yakomeje agira ati utubanza abazarenga kuri aya mabwiriza bazabihanirwa. Akomeza kandi avuga ko kubungabunga Kigali yacu ngo ikomeze kurangwa n'isuku hose n'ibyacu kugira ngo umutekano ndetse no kuba isoko y'ubuzima buzira umuze bikomeze birange Kigali yacu. Inshingano zacu twese ziratureba, no kubungabunga umujyi wa Kigali. Inyubako rero mu Nkundamahoro yari iherereye hariya Nyabugogo ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi bw'ibiribwa ndetse n'ibikoresho. Yahangayikishije abacuruzi benshi, abaturage benshi bahahiraga ndetse cyane cyane abacuruzi nk'abantu bacuruzaga inyanya, amavoka ndetse n'ibindi biryo bibora n'ibindi bintu bibora byateye impungenge ku bacuruzi, bavuga ko bagiye guhura n'igihombo gikomeye cyane. Ngo haye ikaze rero kuri uno muyoboro, buri muntu wese yakanze subscribe kuri uno muyoboro agenda abona update nk'izi ngizi buri kanya. Tuze gusubira mu kanya.